Yes, nk'uko bisanzwe n'ubundi nakomeje n'ubundi mbereka ibyiza bya Kibeho, ariko mu by'ukuri nabereka byinshi, ariko nanone sinazenguruka Kibeho yose ngo ngende mbereka ibyiza bigiye bihari, ariko muri bikeya n'ubundi mbega biri pahota cyane, biri populari, kubera yuko abantu benshi mbega ari nabyo bibahuruza cyane, bakava ikantarange bakaza kwirebera ibyiza bya Nyagasani, ibyiza by'umubyeyi wacu Bikira Mariya nyina wa Jambo. Ubu rero n'ubundi ntago nagenda nabwiye ku isoko ya Bikira Mariya, n'ubundi igihe yabonekeraga abantu n'ubundi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na kane, yaravuze ati mwebwe, ati nzabavumburira isoko mu musozi. Dore umusozi n'ubundi yagiye atubwira ni uyu nguyu, ni umusozi ubona yuko uri mu kabande hepfo y'ingoro ya Bikira Mariya w'i Kibeho. Rero isoko ya Bikira Mariya w'i Kibeho yaje n'ubundi kuvumburwa kuko muri uno musozi rero abantu benshi cyane, ni uko ubu ngubu ubona yuko wenda abanyamahanga bo bazamutse, bagiye ku minsi mikuru cyane cyane izwi nka Assomption ku itariki 15 n'ubundi z'ukwezi kwa munani, ubwo nijya mu ijuru rya Bikira Mariya. Hano hantu haba huzuye, hano urabona yuko hariya bari kuvoma abaturage, babona ko nyine bamwe na bamwe baje gusenga bizihiza nyine n'umunsi mukuru wa bonane. Urabona yuko wenda baje kwivomera abaturage bangaha, nabo rwose ubona yuko amazi yaho niyo kabasha kubakiza, yaba ibibazo, yaba se stress, yaba imyuka mibi. Icyo gihe nyine n'amazi barayafata akabagendekera neza mu mubiri wabo, ndetse no mu rugo rwabo hagasukwamo amahoro asendereye aturuka kuri Bikira Mariya nyina wa Jambo w'i Kibeho. Urabona yuko rero n'ubundi hano hantu mageze nyine kano kanya, ntabwo wenda ari uruvunganzoka rw'abantu, niko twabivuga, uruvunganzoka nyine ubwo ni abantu benshi cyane, baba ari benshi, buzuye hano hantu, buzuye kabisa. Ni agasozi nyine keza cyane, ubona yuko kitegeye n'ubundi, akitegeye ahantu heza cyane kabisa. Ahangaha niho sometime bashobora no gusomera misa, ni hariya ndi kukwereka n'ubundi uri kuhabona. Ahangaha bashobora kuza bakaba bahicaye mu gihe wenda imvura iri kugwa, ariko mu by'ukuri ntabwo bose ariko babasha kugama, ariko mu by'ukuri Kibeho murabona yuko mu minsi iri imbere hano hantu hagiye no kubakwa bazilika izaba mbega ari ingoro ndende cyane, ingoro nini yagutse. Hano naho bazahakora kandi hamere neza cyane 5x5. Rero n'ubundi mu myaka cyangwa se mu mezi ari imbere make cyane, hazaba hari ibikorwa byinshi kandi biteye imbere bizaba byubatswe muri no Kibeho. Ndi kubereka wenda bimwe mu byerekeye amabonekerwa, byerekeye ukwemera kw'abakatolike, abemera katolike cyangwa se nyine abemera Yezu Kristo, Bikira Mariya n'Imana Data. Abo ngabo bo ibyo barabizi cyane, byabereye hano Kibeho barabizi. Namwe ariko mutemera nyine ibyo ngibyo mbaze kuvuga, ntabwo bijije yuko wenda utemera Imana yagiye ikora ibitangaza kandi igakora byinshi bitangaje. Rero buri wese uje hano Kibeho agafata ku mazi y'umugisha hariya, akayafata yizeye, akabuza n'ubundi yuko ibyo yasabye Imana yakoze nyine, akaba wenda afite icyo cyifuzo cy'uko ibyo asabye Imana irabimuha. Rero hari n'icyondo abantu benshi bakunda kuza gufata Kibeho n'ubundi hano ku isoko. Buri wese rero ugifashe cyangwa se akakijyana akagikoresha wenda ukwemera kwe, nyine ibyo yumva koko ibyo agiye kugikoresha bizamuhira n'ibyo kuko biraba. Icyo cyondo rero bagicukura n'ubundi muri kano kabande, kano turi kubereka hano iyo rwose ngo ugikoresheje cyangwa se ugafata izi ndabo ukagenda ukazishyira ahantu wumva wowe ubwawe umutima wawe ukutekererejeho, cyangwa se ukubwiye ati wowe ukora kino, cyangwa se bikoresha iki, cyangwa se ufite ikibazo runaka, birakemuka. Ubona rero hano muri Kibeho, aha ni ku isoko ya Bikira Mariya w'i Kibeho.
rero n'ubundi nk'uko twagiye tubereka byinshi bitandukanye, turakomeza n'ubundi kugenda tubereka byinshi bitangaje tutasanga ahandi hantu ariho hose hano mu Rwanda, bisa nk'aho ari amayobera kuri bamwe, abandi bakaba batarahagera, abandi bakaba bafite icyifuzo cyo kuzahagera, ariko tugenda tubereka nyine yuko wenda munahaje mwaza mwisanga mutanayoba. Rero n'ubundi mukomeze musenge ubutitsa nta buryarya nk'uko Bikira Mariya nyina wa Jambo ahora bidushishikariza bidusaba. Aho naho ubundi nitwa Tumenyane 250, aha ni Kibeho kwa nyina wa Jambo, mukomeze mugubwe neza kandi mutangire umwaka mushyashya mwishimye munezerewe. Nanjye rero ndakomeje ngende mbereka bimwe muri bikeya, kuko ntabwo byose twabifatira rimwe, ariko mwabonye yuko nyine twagiye baze tunabereka ibyiza bya Nyagasani bya hano i Kibeho. Rero ngaho nimukomeze mugire umwaka mushya muhire kuri mwese, Imana ikomeze ibahezagire.